قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها أخرجه البخاري. إنما إيمان صلى الله عليه وسلم muri حديث ratubwiriti aho watereka inkoni mwijuru hafite uburemere kurenza isi n'ibirimo byose, ndetse ni naheza yaba ari mu buremere no mu bwiza no mu guhenda n'agaciro harenze isi yose ukuyibona n'ibirimo byose. Iyi hadith yakiruna al-Imam al-Bukhari. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah mu gusobanura iyi hadith aratubwira ati ntabwo aho hana ari heza kurenza isi n'ibirimo nonaha gusa, ahubwo kuva Allah yarema isi akarema n'ibiri mu isi byose, ahantu espace cyangwa se ahantu washyira inkoni mu ijuru hafite ubuhambare kurenza iyi si n'ibirimo byose kuva isi yaremwa. Dutekereza ati se niba ahantu umuntu uzaba ari mu ijuru azarambika inkoni ari heza hanahenze kurenza iyi si n'ibirimo byose, ubwo bimeze bite aho warambika, tuvuge aho warambika imyenda, aho warambika ibirato, aho warambika imitungo cyangwa se ibintu waba ufite, aho washyira ingamiya, aho wakwicara, aho waryama, byo bimeze bite? Iyi hadith intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam muri hadith ya Abi Hurayra radiyallahu anhu iratwereka agaciro k'ijuru, iratwereka ko ijuru udashobora kurihuza n'ibiri ku isi, udashobora no kurigereranya n'isi. Ni nayo mpamvu muri hadith abenshi bakunda gusoma bakayisobanukirwa uko itari, aho intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam itubwira iti ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ijuru sijnul ad-dunya isi sijnul mu'min ni gereza kumwemeramana, wa jannatul kafir ni nijuru kumuhakanyi. Iyi hadith bamwe barayisoma ntibayisobanukirwe bakayisobanura uko itari, bakagira ngo iyi hadith kishaka kuvuga nuko umuyisilamu yarakwiye kuba ku isi nk'uri muri gereza, akiyima ibiryo byiza, akiyima imyambaro myiza, akambara nabi, akambara imyenda idateye, akaba ari shabe, akaba ari umuntu udasobanutse, akabaho ntiyige, akaba ari umuntu wasigaye bese wibera mu yindi sabandi batarimo, akaba ari umuntu udashobora gusokoza umusatsi, adashobora gusokoza ubwanwa, akaba nta suku, mbese akaba ari umuntu ujagaraye. Hari abasoma iyi hadith bakibeshya ko ikishaka kuvuga ari uko umuntu agomba kuba ku isi ameze nk'umuntu wacanganyikiwe, ngo kubera ko isi ntabwo ari yacu ahubwo ijuru niryo ryacu, ugasanga n'umuntu utagendana n'abandi mu buzima barimo mu isi, ngo aba ari umuntu utari update ngo amenye isi ngo igeze he. Bamwe basomeye hadithi ivuga ngo ijuru ni cyangwa se isi ni gereza kumwemera, bakagira ngo umuntu agomba kwibabaza ntabeho neza ku isi. Oya, hadithi ntabwo ari kisobanuye. Hadithi isobanuye isi ni gereza kumwemera lima yantadhiruhu min na'imil janna, ubigereranyije n'ibyiza n'ingabire zimutegereje mu ijuru. No kuvuga ngo isi uyigereranyije n'ijuru ritegereje umwemeramana imeze nka gereza, bivuga ngo ntabwo wahuza isi n'ijuru. Walidhalika mu yindi hadithi intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam rasul arakubwira ngo inna allaha yu'ti ad-dunya, Allah subhanahu wa ta'ala aha isi al-barri wal-fajir, umubi n'umwiza, umwiza n'umubi bose Allah bahereza isi, abaha ubuzima bwiza hano ku isi. Wala yu'ti al-janna, ariko Allah subhanahu wa ta'ala ntashobora guha ijuru uretse ko ari umwemeramana. Limadha? Kubera iki? Kubera yuko isi Mwenyezi Mungu yayimye agaciro. Allah subhanahu wa ta'ala isi yayimye agaciro, isi mbere y'Imana nta gaciro ifite. Ni nayo mpamvu udashobora kuyihuza n'ijuru, ariko ntibisobanuye kwiyima ibyiza ngo urye neza ku isi, wambare neza, wishime, ukore siporo, witeho. Bityo rero iyi hadith twatangiriyeho Rasulullah sallallahu alayhi wasallam arakubwira ati mawdi'u sawtin fil janna, cyangwa se mawdi'u sawti ahadikum min al janna, aho umuntu yashira inkoni gusa mu ijuru, ahabbu cyangwa se ni khayrun min ad-dunya wa ma 'alayha, harenze isi n'ibirimo byose. Nivango kugira ngo wumve ko ijuru dashobora kurigeranya n'isi, nuko ubwaho ahantu hajya inkoni mu ijuru, aho yitereka inkoni ni nka metero imwe, harenze isi yose n'ibirimo byose. Umwemeramana yarakwiye rero kuba ku isi ntiyibagirwe kuko ahangaha ku isi agomba gukora akabaho neza akiteza imbere, ariko nanone akazirikana ko wala al-akhiratu khayrun laka min al-ula, imperuka ijuru ni ryiza kurenza isi. Wala al-akhiratu khayrun wa abqa, imperuka niyo nziza kurenza isi, ni nayo izahoraho mu gihe ubuzima bw'isi bwo burarangira. Ni nayo mpamvu mu dua Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yakundaga gusoma cyane, yakundaga kuvuga ati rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana
وقنا عذاب النار. muri hadithi Anas bin Malik n'abandi basahaba bakiriye bagaragaza ngo kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yukthiru an yaqul, Rasul sallallahu alayhi wasallam yakundaga kuvuga cyane idua, mana turagusaba ibyiza hano kwisi. Yaheraga kwisi, wa undi wibesha ko umuntu yarakwiye kuba kwisi nkaho ari imfungwa gusa. Rasul yaheraga gusaba isi kwanza mbere yo gusaba ijuru. Yarabanza avuga ya Allah turagusaba ibyiza hano kwisi. Kandi witegereze iri jambo ryaje muri hadithi hasana, ryaje ari nakira, bivuze ngo ni ibyiza byose bidafite limit, bidafite imipaka. Ibyiza by'urushako, ibyiza by'urubyaro, ibyiza by'umurimo, ibyiza muri gahunda zose z'umuntu. Nas'alullaha al-afiyah fi dunya wal akhirah wa nas'alullaha husna al-khatimah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.